ubundi nturi kidobya siko ndi kukubwira kumenyetsa amazuru ahubwo gafata ziriya mboga nzanye mvuye gusoroma ukaziteka umuntu akareba ko yakirira. Akoze ndafite ubwenge ibiboga byonyine nk'ibyo turi butogose turi inka turarya imboga zitagira n'umunyu wewe nawe wasirya ukazimira inzara iba yishobora abana bitogose umuntu akirira babaranye ntabwo narya ibiboga bitagira umunyu nawe ugenda ubiteka Sogo kabiteka bude aje no mama yazana umunyerega cyangwa kazana ifu y'ubugari umuntu agakaraga kitoreza babaranye bifite inzara imiranje akose nkabona mama adahari buri nubwo witwa ngo uri mukuru buri kubona wamfashe nabe nanjye nazanye imboga izo mboga nazanye wowe wazanye njye ntabwo nakubye uri kumva ntabwo ndi nyukuye ntabwo mama arapfa ku buryo najya kwirirwa njya kwasama mu gihe gushaka ibyo kurya kubera siki ugomba kwicara nkarya byaboneka cyangwa bikabura nkamenya ko byabuze ko mu gihe adahari twanafatanyaga nta mwanya mbifitiye sawa nyine ubwo twicaye n'inzira mwabaye inzara yatwishe ako mama uzi ko ari wowe na mushiki wanjye uzi ko mwese mbarusha ubwenge ubu nagiye gusoroma imboga ndazizana mvuga ati wenda nawe urazana ifu y'ubugari teke turye. erega mwabana mwe nagiye gukora ahantu akaraka amafaranga ntibayampa ariko bambwiye ngo nze kuza kugaruka ku mugoroba nihanganire ku mugoroba turi burye sibyo ariko mama rwose nawe urafite burangira nkureba nkakubura poromi reba uyu munsi wagiye mu gitondo cya kare none reba ugarutse imbokoboko ngo bayakwimye niko niko kuri pe ubuse ninjye wishimiye yuko nabubiriza kuva mu gitondo ubuse njye nariye tubibwe ibyo nshyize nimba utariye twari turi kumwe se nta kundi mwabivuga nyine nta kundi ako se mama kuri kutubwira nta kintu wariye iminwa yako irimo iratukura ubwo ntabwo wariye ako se wa mwana we ubu niba inyota yanyishe nkatuba supadipe nkanywa ubwo ibyo ni ibiryo wava ngo nariye twega se tuzana kuri supadipe byari kwanga undi wo kubyara yitureka cyangwa izo ndizi zikuramo hakiri kare ako se najya kuyikuramo nari nzi ko ubu buzima tuzabubamo ariko wa mwana mama ndavuze ngo inzu ntabwo uri bwanjye urinjira muri iyi nzu ariko uvuye aho wakoreye baguha amafaranga waduhaye ibyo kurya ntabwo yinjira utaragenda kuzana amafaranga siko turi bukurya ugura uko ugenda utari buyinjire mora wenda urarara hanze
ariko se inyana y'imbwa yagiye kunganikira radiyo nkandi kumva nta gihugu na kimwe kirimo kuvuga yampaye apfuye noneho se nayo irananiye bwite sinjegera mu nayishyira radiyo iri kuvuga igihugu kimwe none ndebera nta gihugu na kimwe kiri kuvuga ya akaye ubwira kuririra Shanga ndakumva nge cyagiye nagiye gusura sheri wanjye mwiriwe neza ubwo nguko noneho ngeze nyine nkoresha ubushoboka bwose ariko biranga nyine ntitwabigeraho iki byaranze wagira ngo nawe sinzi umva namwisiriseho bishoboka umva muhatake inama nakugiriye yose nta na kimwe cyabaye ariko se wa mugore niko wamaye ibiryo nkiri urabona nashonje igihe nagereye ahangaha ariko hari inkono nikoreye none se kuba utikoreye inkono wagiye ukama ibiryo nkiri ugiye se kubyiha wabiki aya hasa n'uyu mutekinisiye wanyiciye radiyo komeza unyibwirire nyine ngewe naragerageje bihagije najyanye uri kuvuga igihugu ikaba nta na kimwe kirimo ndangije duhita tujyana muri dushe numva yuko ibintu nyine byagenze neza tugeze mu cyumba mukorera masaje zose ndamubwira nanamuryamaho ndamubwira nti se ubwo wakwihanganye tukagira arangije aranga amaze kwanga rero none se nari bubigenzene gusa ahora ntega ngo ubukwe ubwo bukwe rero ntabwo nzi igihe buzabera shanga njye nanarambiwe ariko naho ahantu wabaye ikigoryi gute se none se ni gute ibyo byose wari wabikoze ngo wagiye no mu buri murisigana uhava nta kintu kibaye none se ngewe ko yabyanze nari bumufate ku ngufu n'inama nakugiriye njye namaze no kubirambirwa ariko nyine ibintu nta mpamvu yo kubyihutisha simpora njyayo se umunsi umwe nzamutera umutego ku buryo ino nda bizarangira nyimwegetseho none se uzanera umutego kandi mbwiye ngo byaranze uzamutera umutego mu buhe buryo ntabwo nabura ukuntu nzabigenza ariko ese ubu ngewe ubona ndi umwana none se uwo muhungu ubona warinjije ariko ibyo ni ibiki Cynthia sinzi ibintu murimo hano reka mubwire utazibeshya ugakora ikosa ryo kumubeshya uri kumva wowe kugira ngo ufate umuntu w'umusore umugerekaho umwana utari uwe ubwo se sibyo nakubwiraga none se ngiye mureke mbabwire njyewe uriya muhungu ndamukunda kandi ikindi cyongeyeho wanteye inda yaranyihakanye yahise ajya no hanze kumukunda ni kimwe no kumugerekaho inda ni ikindi njyewe rero aho kugira nzamuhari nzakora ibishoboka byose umuhungu ngiye nawe tubana kabone n'ubwo inda yaba atariye umva ibibazo ni ibyanyu muzabyikemurira reka avuga umwe ariko ndesha urabunyirije urumva mwagumye mu magambo y'abagore tumwe utangaburira niko utabishakaga iyo ubishaka wari kujya kubyiha igitavuga umwe rero wa mukobwa uyu si mugenzi wawe si inama ari kukugira sha ibyo mwabiretse ko ari uko mwebwe mwabonye abagabo banyu kandi banabakunda njye ninjye wishimiye kubyarira mu rugo babonye abagabo se ukajya kwihambira ku muntu udashaka ku muntu utagushaka warankunda nanjye ndamukunda ikibazo cyajemo n'inda ariko nta nubwo azabimenyera cyari ntoya umva igihe n'igihe azakuvumbura njye nzajyayo mugabo nyine arinjije ku buryo nzajyayo nkora ibishoboka byose turyamane niyo twaryamana rimwe ese ubwo n'iki kagukunda arankunda ariko njye simbizi wese umuntu aba atagukunda agapanga ubukwe gute ubu se abapanga ubukwe bugapfa bangana iki ibyo simbizi ubundi si ubwo iyo niyo nama ngiriye nka shangazi nta yindi nama ariko runaka se wangira senti reka nkubwire urabizi ko DNA izibaho none se ko indi iri ntoya ariko indi iri mu mezi 2 ninjyamana nawe tugahita dukora ubwo bukwe azabwirwa n'iki kindi atariye ubwo rero kumva rero uzaba wihesheje none se nabigenza ubwo wanze inama nka shangaza ubwo urumva ibyo ndi kukubwira ndi kukubeshya ariko ibyo nkubwira byo uzatinda wumve ko ibyo nkubwira ari ukuri
ntakugira kandi ni ingenzi kuri wowe. wenda nkubwira ibiki se noneho ko nawe ugira inkuru zishyushye. Wowe watuze kumva. Ahubwo iyo nkuru nubwo nayikubarira turanga mu muhanda atagira n'ukumva egera hino nkubwire. Mwibanga se? Ngwino. Ino mwigeze ujya tuvuga. Shamange yambwiye kayumama. Ibintu biri kukubwira. Urasanga ari ingirakamaro. Imana ishimwe ubwo bitari bumbere impfabusa. Ngengeza ahantu nsanga abantu bakoze agateko. Iyo nteko rero urumva njyewe ngeze nsanga ahantu hari wa mukobwa nimba uri kubona uramushira wa musaza wawe Cynthia. Cynthia ubwo ura mudamu wanjye amubereye nyirasenge nimba ari bashangazi ngo ngeze mu rugo nsanga bakoze inama ngo hari umuntu yo mu mahanga simba nta mpazi ngo wamuteye inda ariko no amuteye inda ngamutera na sida wa muntu ntabwo nzi uko zandura none ubwo nsanze arimo baravuga ati musaza wawe agiye kumushyiraho iriya nda ngo bari gupanga n'ibintu by'ubukwe ntabwo mbizi ubwiriye aho wanjye niyo nama yabereye ubwo niko kuza nirukanka gutya ndavuga reka ndara amakuru nyakubwiye ugenda umenyesha musaza wawe umubwira amenye ubwenge bitari ibyo rwose. Ubwo Cynthia niyo mitwe ashaka kudukina. Njye ndumva ntabwo nanzi ko yamukobwa yabikora inda n'umunyamahanga. Urakoze kubimbwira ntabwo twabyemera. Ubu muhagaritse ukuntu nari nje nabwirambitse urabona ko na radio kwishyira mu nzu urakoze. Musaza wacu yatugejejeho ko afite inkuru y'ubukwe turicara dukora inama y'umuryango y'iryo shana. None Cynthia niba yafite iyo nda ashaka kugereka kuri musaza wanjye ndabivuga ntabwo ubwo bukwe buzaba. Bivuge ndabivuga pe ntabwo bwaba. Iyo nda niba atari iyacu mfite amakuru y'uwo muhungu wawe. Ibintu nkubwira Petero ntabwo mbeshye ibintu mvuga njye mbihagazeho wishaka kumfata none se urukwana none nje ndi kwirukanka ndi kukubeshya rwose imishango y'ubukwe yari igiye gutangira ariko umva birahagarara. Ndavuze nti ararambagiza n'abakobwa ntabwo babuze. Mushiki musaza wawe ntabagiye kugwa mu gategata kaza ubu guhera iyi saha amakuru yose ngiye kujya ngenda nyakusanya nyaguhera ku gihe ntabwo uzongera ujye yambwira ariko se ko nanjye musaza wanjye akunda Cynthia kuba aya makuru arayemera umubwire nzabana n'ibimenyetso kandi nanjye ngiye kubyigaho nta kibazo yantekereye bakabonye ukuri kose ubwo tuzajya tuvugana nta kibazo nanjye ko nzi kuyatara sinzajyaho nta kibazo rwose Zakayo komera yampaye mbona wuhanya n'ubuhoro Zakayo. Komera Petero amahoro Zakayo umeze neza? komera yego Arisa yo nukuri kwimana nubwo utari umugore wanjye ko mbona umva nakubwa mu nukuri kwimana nukuri kwimana pe yanyicaze ntabwo yacubora yego shameze neza pe nawe bimeze neza murabizi ko muri iyi karitsiye ari icyo mukiri ubarusha urukumva urumva ko rero ntabuzwa urumva ko ntananiwe kuba ameze neza. None se Petero wowe kugira ngo noneho nkwemeze yuko ntarimo ndakubeshya fungura agakapu k'inyuma iyo mashini y'inyuma yifungura we yifungure ko mbonamo ibintu by'amatsinga se Petero ni mashini yifungura sha ibida amatsinga burenge nkunda umugore wanjye mugira nese umugore wawe nubwo kugurira telefone niki iki niki akaba kita umugozi oya kino ni televiziyo oya frati nako ni mashini imashini ya televiziyo nukugira ngo agereba mutuna sa nkufungura hejuru fungura ubwo ukaba yiguriye umugore nyiguriye umugore wanjye fungura nkwereke okay hano rero bahita bayitorosha bakayatsa ibisi bimwe by'abazungu cyane nanjye ariko nayikorera nabonye binoroshye ongera umfungireho ntabwo mbese kongera umuntu agakinga ni nk'urugi kinsubizamo ntakimena nabundi rero Zakayo kuri umukire nanjye buriya ibintu bitumye nkuhagarika nibyo usanze nganira yego shyiramo neza n'uyu umudamu aho umugore wawe aho yashakira ikigoryi ubu ntabwo uzi gufunga imashini mbimenyeye wa mugabo itonde nyifungire naho ubundi se nubwo ukiri gufunga ikapu Zakayo n'ubundi naringize nkubwire nuko bise byivanga
aho akagereye amagambo ubu none ninde ugiye gutesha umutwe muri karitsiye ariko shuri ndumva ngira amagambo kuba muhagaritse kugira ibibazo byo musaza uyu mukobwa ari gucamo naya mukobwa ngo ni umusheri we nimanga ari Cynthia Cynthia ndamuzi umwe ngo bakundanaga da akoze pe wowe bari bagiye gukora ubukwe se nibambwiye kuri mukobwa Cynthia ukundana na musaza wanjye afite inda none abantu bose duhurimo uragenda ubibabwira ubundi iyo ni inkuru yakujyahe mu kanwa kawe ibyo wambwiye ntabwo bihagije ariko ngo dutangira amakuru kugira uremura yahase umuburanyi oya si umuburanyi cyangwa urimo uragire ngo buriya bukwe buza oya ratazakaye we nibyo nakubwira kumva Cynthia rero ngabakubitanye n'umunyamahanga babayita abadiyasipora yego n'abadiya ntago bizi ngo nabiyo mu mahanga ibintu bijyanye n'ibyo ngibyo ubwo barahuye ngabamukubise inda amaze kumukubita inda amukubita sida ni ibintu bibiri sida muri iki gihe sida mana nyagasani sinzi sida ariko ubundi waramupima cyangwa iby'indabyo nabyemera ariko ibya sida byo inda nibuza nayijyaye hano imbere ikagarata ahinda yanyuze yego ahinda yanyuze utuva ko se bitahanyuze yego rata nkabona akaza karimo karabishyimba buriya harimo harabyiganira mu mwana na sida yarayifite mana nyagasani usizayikizwa n'iki nenda tuza mubwire yego ubwo abaragiye uretse gato yego masheri Tiger Empire niyo channel nziza Tiger Empire niyo TV nziza kubamamariza ibiganiro byiza amafilimi meza iraturuhura Tiger Empire niyo TV nziza abantu mwese urimo kunyumva ndabamenyesha ko hari channel nziza Tiger Empire iwe ni Tiger Empire TV Pixel turagukunda cyane iwe filime zanyu nziza ziradufasha cyane yewe ibiganiro byanyu turabikunda cyane Tiger Empire niyo TV nziza kanshimire umuyobozi wayo Maniraho Pierre turagukunda